Shalom bwoko bw'Imana, nongeye kubifuriza umugisha amahoro bituruka ku Mwami Imana yacu muri iki kiganiro Rabagirana cy'uyu munsi, itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Mboneyeho kandi nanone kubifuriza ukwezi gushya k'umugisha, kwezi kwa 12 kw'amahoro n'umudendezo bituruka ku Mwami Imana. Uyu munsi rero tugiye kuba tuganira ku magambo tubona mu gitabo cya Yoshua, ibice byaho ni igice cya mbere umurongo waho wa 5. Haravuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Amen. Nagira ngo tuganire ku magambo avuga ngo nta kintu na kimwe kibasha guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nk'uko twabibonye muri aya magambo, n'amagambo Imana yabwiye Yoshua kandi yamubwira mu bihe yararimo bikomeye bimuremereye, kuko nk'uko mubizi Yoshua yari umugaragu wa Mose, yagendanaga na Mose imyaka myinshi. Mose yarayoboye ubwoko bw'Abayisiraheli mu rugendo rwo kubavana mu gihugu cy'uburetwa, aho bari bamaze imyaka myinshi bari mu buretwa. Muri urwo rugendo rero rwari rutoroshye, Yoshua yabonye uburyo Mose yahuye n'ibigeragezo byinshi, uburyo abantu bitotomberaga Imana. Yabonye uburyo Mose yararaga amajoro akazamuka umusozi akajya gushaka mu maso y'Imana. Ibyo byose yagiye abibona. Ariko mu gihe Mose yari amaze gupfa, bari mu kiriyo cya Mose, uyu munsi Yoshua nk'umuntu wabanaga nawe niwe muntu wari ufite agahinda, niwe wari uzi ibintu bikomeye yarimo ahura nabyo. Ndatekereza aratangiye kwibaza ngo uru rugendo rurangiriye hano. Ese bigenze gute ko Imana yadusezeranyije ko izatujyana mu gihugu cy'i Kanani, ko yadusezeranyije ko izatujyana mu gihugu cy'amata n'ubuki, none bigenze bite ko uyu munsi urugendo rusa naho rusigaye, urugendo rusa naho rurangiye? Ariko muri uko kwibaza, muri uko gutekereza, muri uko gucika intege, Imana iramusanga, iramubwira ngo urugendo aho rucumbikiye, aho Mose arurangirije, niho ugiye guhera. Ni wowe ugiye kuyobora ubu bwoko, ni wowe ugiye gufata inshingano nk'izo Mose yari afite. Kandi Imana imuha isezerano rikomeye, iravuga ngo nk'uko nabanaga na Mose nawe nzabana nawe, sinzagusiga sinzaguhana. Nta muntu, imwongeraho ijambo rikomeye, iramubwira ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yo kubaho kwawe kose. Ibi byerekana rero ikintu gikomeye mu buzima bw'umukristo. Birerekana ko umugambi w'Imana utajya uhera kubera abantu. Birashoboka yuko abantu watekerezaga, wizeraga mu buzima bwawe uyu munsi bashobora kugusiga, bashobora kuguta, bashobora guhinduka, bashobora kudasohoza ibyo wenda wabatekerezagaho n'ibyo mwavuganye. Ariko umugambi w'Imana wo ntabwo ujya uhinduka. Abantu bazahinduka, abantu bazakureka, abantu bazagutererana, abantu bazahinduka uko utatekerezaga. Ariko umugambi w'Imana, nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, urakomeje. Urakomeje ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana uracyakomeje mu rugo rwawe. Umugambi w'Imana uracyakomeje. Nubwo ubona hari biteye ubwoba,
nubwo ubona uri mu bigeragezo bikomeye, nubwo ubona wowe ucitse intege, nubwo ubona imbaraga wenda watekerezaga zizakwinjiza hariya hantu ntazihari, ariko Imana ifite ubundi bushobozi, iracyafite ubushobozi. Imana yabanye na Mose. Ubushobozi Mose yakoreshaga ntabwo ari ubwe, imbaraga Mose yakoreshaga ntabwo ari ize, zari imbaraga z'Imana, bwari ubushobozi bw'Imana. Ubwo bushobozi n'izo mbaraga nibyo yafashe iraza ibishyira muri Yoshuwa kugira ngo akomeze urugendo. Nagira ngo nkubwire wowe ucitse intege uyu munsi, wowe ubona byanze, wowe ubona bikomeye, Imana iracyafite imbaraga. Ntabwo Imana ikangwa n'ibihe ugezemo biruhije. Aho ngaho Imana ifata imbaraga zayo, kandi ndasenga uyu munsi kugira ngo nawe Imana ize kukwambika imbaraga nk'uko Imana yambitse imbaraga Yoshuwa. Nawe uyu munsi kwambika imbaraga nshya, nawe uyu munsi ize guhembura umutima wawe, nawe Imana iguhumurize nk'uko yahumurije Yoshuwa, nawe Imana ize gukomeza uwo mugambi wabonaga waracitse, uwo mugambi cyangwa se iryo sezerano wabonaga ritakiriho. Imana ize kongera kurivugurura, Imana ize kongera kuryambika imbaraga, wongere gukomeza urugendo mwene data. Imubwira ijambo rikomeye ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yo kubaho kwawe kose. Ndasenga kugira ngo uyu munsi imbaraga zari zihagaze imbere y'ubuzima bwawe, imbaraga zakubuzaga kwinjira mu isezerano ryawe, imbaraga zagucaga intege, imbaraga zari zinanije urugo rwawe, imbaraga zari zinanije urubyaro rwawe, imbaraga zari zikunanije mu kazi, izo mbaraga zose nk'uko Uwiteka yavuze, hari imbaraga ziguhagaze imbere igihe kinini. Ariko Uwiteka wumva isezerano arimo aguha muri iki gitondo, yavuze ngo nta muntu n'umwe uzaguhagarara imbere iminsi yo kubaho kwawe kose. Bivuga iki? Bivuga yuko birashoboka yuko hari abantu baguhagaze imbere, ariko abo ngabo ntabwo ari igihe cyose. Igihe cyabo kirageze ngo kirangire, igihe cyo kuguhagarara imbere kirageze ngo kirangire. Imana ije kurangiza izo mbaraga z'abantu bamaze igihe baguhagaze imbere. Yoshuwa iramubwira ngo nta muntu uzaguhagarara imbere. Nuko yabonaga hari abamuhagaze imbere, nuko yabonaga hari abamuciye intege, nuko yabonaga yuko hari abamunanije. Ariko uyu munsi isezerano ry'Imana iguhaye, nta muntu uzongera kuguhagarara imbere. Abaguhagaze imbere, abakunanije, abakwimiriye bakakubuza kwinjira aho ugomba kwinjira, abo ngabo igihe cyabo Imana iravuze ngo kirarangiye. Iramubwira ngo nzabana nawe, sinzagusiga, sinzaguhana. Nawe uyu munsi Imana iguha isezerano ryo kubana nawe, ryo kugushyigikira, ryo kukwinjiza aho ugomba kwinjira. Komeza rero guhabwa umugisha, ntucike intege, ntunanirwe, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Imana iguha umugisha, kandi mukomeze kugira ukwezi k'umugisha, ukwezi kw'amahoro, ukwezi ko kuzurizwa no gusohorezwa amasezerano n'Imana. Mugire umugisha.